rwose hari umugore wambwiye ati Platin rwose afite imboro imeze nk'inkonje. Ngafite imboro imeze nk'inkonje nyine ngo nagakonje kameze gutya. Ibaze none konje kanye. Kubera ariko mfite nanjye kubera ariko mfite ntabwo nagenda kugenda kureba bagenzi banje ngo kandi ntangire kuvuga ibintu nanjye ari uko nimerera simba nshaka kugira kandi nawe niko ufite. Ngewe ni ruvuna bataka nagaswera mama. Ese nkako kadudu uvuze uba warakamenye gute? Hariya kuru yasenye urugo rwawe Platin ewana shaka kubigenza. Urimo uravuga ibintu binini dumba wo kabyara. Urimo uravuga ibintu binini ko ariya kuru yasenye urugo rwa Platin. None se ariya kuru ahurira na Platin. Bibaze kuvuga ko bahura bagirana gahunda zo zindi z'umwihariko. Ariya kuru se ntuzi ko Platin umugore waguma muhamagara amubwira taza nijoro gukora iki kwa ariya kuru. Amakuru mfite ko Platin ngo nabo mu bantu ngo bagira akadudu gato. Hari ukuntu Kenisoro yarambwiye ngo ubundi ngo Snap iratwika. Injya kuri Snap. Bimwe bajya bavuga ko ndi umupede tinya ko Kenisoro noneho niwe yambwiye ko Snap itwika kandi Snap urabizi ni yabaki ni y'abagore. Noneho ngiyemo ndireba kuri Snap bro ni ishiramo kamera mbona ukuntu nasaga ndavuga ati ibi bintu Kasuku na Bruce Melody. Ati iyi Snap igira abantu beza ariko niyo Kasuku yakwingiga ngo niyo Bruce Melody yajyamo gutya nibasa gutya nkanje. Reka nanjye mpita mba ndabahamagaye ntabwo ati mugerageze Snap wagiyeyo urareba ukuntu bimeze. Snap rero buriya kaze nkubwiza ukuri sinzi no kuyikoresha cyane gusa ngira account ariko sinzi kuyikoresha cyane. Wowe ugende ufata ukuntu ahantu gutya wirebeshemo kamera kuri Snap hari utuntu twita tuzaho gutya tumeze nk'utuzero urumva harimo iyo ugakozemo gutya hari ukuntu uhita usa mu maso gutya. Bro wowe urabona isura yawe isura yanjye nyine bumba neza kuzinduka mu gitondo usa nka Mutesi Jolly cyangwa Muhito kangutera story rero. Urabona nahise nza gukwamira mu ntebe kuko ni naho naraje ariko ibintu byambayeho last night biteye ubwoba. Habaye iki tiyo gatwamake? Oya nagiye nibwo navumbye ntago nakobesha kandi urabizi sinakobesha. Nubwo nagiye nifite udufaranga twanjye tutari twinshi urakumva nigira mu kabari ngura icupa rya mbere irya kabiri irya gatatu irya kane yahitaza umuntu ufite naho udufaranga dukeya wahembwe mbese umugabo umujama wangura icupa rya mbere ari umwana mwiza shawe yanifunze bya hatari nyine arimo aranyimeraho cyane yambwira uburyo atajya akunda kuvuga byinshi. Ndababona abo bugabo. Yes. Irya kabiri ari nkweye akomeza kunyibutsa ko atajya avuga byinshi. Irya gatatu arongera arambwira ati ariko yewe ntabwo nkunda kuvuga byinshi buriya niyo nsohotse nkunda gusohoka ndi jyenyine nkareba ukuntu abantu barimo barabyina just enjoyinga ku mutima nkavuganisha aho uza kuvugira rero ndabizi uraza gusaduka. Ashize micupa rya kane akubita n'agashoti sibyo yavuze yivuga ibigwi dumba uri kumva umujama yavuze yivuga ibigwi noneho kugeza naho namuhungaga nkajya kunyara nyine kugira ngo ariko ngaruke nsange yanatumije n'irindi cupa akankurikira kuri toilette kugira ngo akomeze kumbwira
eba aba bantu bajya batubwira ngo ntibajya bavuga byinshi mwoka byara mwagerageje mukamera nkatwe mukabyemera. ndabazi hari n'abantu noneho bazaga baza akaza akambwira nubuka b'abagore baje nazanaga live bakaza ugasanga baratumbagiye uburive batuka runaka bagatukana umwe ari mu bubiri igihundi agatuka urabibuka abo bagore? Ndabibuka iyo bazaga live bazaga bavuga ngo duma ngo numbaza ibyo bintu ngo ngiye ngo ntabwo mba nshaka kubivuga n'iki bro. ibyumweru bibiri abavuga kurusha isandi. Njye rwose umujama yaraje araza aravuga ngo urabona njyewe ndi imfura sinya mvuga byinshi niyo mpamvu wunda guhunga abantu. Ubwo iyo ubwiye gutyo njyewe psychologically mbeta numva ibyo ushaka kumbwira. Ushaka kumbwira ati ubwo njyewe ndavuga nabuze aho nisanzure uri kumva. Ariko umva ndakwinginze ndashaka kuri live utumira abantu baho ubutumire. nasanze abantu bagukunda bro, baguma bambwira ngo shangu iyo muri kumwe na je ngo tuba tubakurikiranye ngo telefoni za ngo tuba twumva ngo gahunda bwira suhuza abantu. ndakwingize suhuza abantu, suhuza abantu aho bibereye, suhuza bari mu biro, suhuza abantu mwese ahantu muri, waba uri mu biro akono nanga ni ko gatandatu nta muntu uri mu biro, waba uri ahantu ku kabari katameze ukuntu kadashimishije katanababaje uno munsi kwa gatandatu uzaho bari neza. hari abantu bari mu bo bari butameze neza ariko iyo umusanzeyo agahita avuga ngo buriya jyewe ninkunda kwiyizira ahantu haciriritse, buriya niho hataba amagambo, niho hataba abantu babangama. Abantu mwese dusangiye ukwemera aho muri hose rwose ndabasuhuza cyane. hari abantu baba badukurikiye magingo aya ngaya bari mu rugo bafite utubando ariko atazi niba aza kurya ibirayi nimugoroba cyangwa niba aza kurya ubugari. Abantu mwese muri aho ngaho mutazi n'ibyo muza kurya nimugoroba bitewe n'ikibazo cya mikoro turabasuhuza cyane. hari abandi bantu bari aho ngaho barimo baradukurikira 5 kwa 5 bari mu kabari ariko bakaba badafite ubushobozi bwo kuba yakwigurira icupa ategereje ko bongera bakamutumiriza. namwe turabasuhuza uwo nawe batureba neza mutuye gutera itwe cyane. ndasuhuza abantu bashobora kuba barimo baturebera mu musarani magingo aya ngaya bitewe n'uko wenda yaragezeyo hagahita abona turi live agahita ajya mu musarane. namwe turabasuhuza cyane, gahunda muyikomeze, iyo gahunda ni sawa cyane. burya nkongera nkasuhuza abantu bari muri za bisi, namwe ndabasuhuza cyane. hari abantu badukurikira bari muri bisi, bari muri bisi imukuye nko mu mujyi mutwaye Remera yambaye amekuteri. yambaye amekuteri uwo nguwo ndamusuhuje cyane. ari n'umukobwa tugasuhuza noneho abajama cyangwa se abakobwa bagiye gusura abahungu bakaba barimo baradukurikiranira neza mu nzu itari yabo. abantu bose bagiye kudukurikirana mu nzu zitari izabo, namwe turabasuhuza cyane. truck driver barimo baratubwira ati mudusuhuje ndi ku rugendo ndimo ndava Texas ndagenda Montreal ariko ndi muri truck merewe nabi ndimo ndabakurikira. abantu batwara truck rero ndabasuhuje cyane, ariko nanone nagakwiye gupiningaho nimero kuko abantu muri truck ari ukuntu muvugira ibintu agahita avuga ati inyana y'imbwa reka nyiremere. Kampininge nimero kuko aba truck driver bonda bemera. abandi bose rwose abantu bari aha ngaha batagira imitima, si uko batagira imitima ahubwo ni ukubera ko bafite ubushobozi buke. abari kwa baba experience subabwiye iki? baba experience akorera iki kandi ndumva nawe uzazana abantu bacuruza isoko. ndumva ugira abantu bacuruza ibintu byinshi. ejo bundi warabwiye ngo ufite abacuruzi bikwasi, ndavuga nti mana yega ngo abacuruzi bikwasi n'ibipesu. Platin ntabwo uzi ko afite igitaramo. Platin wa muhanzi. Neza Platin so bita baba. ngo ni baba ntago ari baba. ni baba nyine. Njye narizi ko Platin ngo umushyize ku kanuza ngo he. Oya Platin ni umuntu wanjye nawe hari ahantu tujya dusangirira mu kabari katameze ukuntu. hari ahantu tujya duhurira mu kabari katameze ukuntu, ariko nyine Platin nanone kandi
tukaba tunavuga ati agira ashaka umugore. Platin agira ashaka, uzi ko Platin atara kose Platin ntiyari ari kumwe na ntuze ejo bundi. Platin byagenze ko Platin se ntiyaparticipatinze cyane, agira ashaka mise Platin wa wundi umugore yasize, umugore yatekiye inyuma. Platin byagenze kwa kundi, imaze kugenda kwa kundi, urumva amategeko mu burenganzira bwo kuba yagerageza ahandi. Amategeko ubwo Platin nashaka undi mugore, amategeko mwemerera kuba yagerageza ahandi, nubizi se? Alliah kuru yasenye urugo rwawe Platin, ewana shaka kubigenza. Urimo uravuga ibintu binini dumba wo kabyara. Urimo uravuga ibintu binini ko Alliah kuru yasenye urugo rwa Platin. None se Alliah kuru ahurira na Platin? Bibaze kuvuga ko bahura bagirana gahunda zo zindi z'umwihariko. Alliah kuru se ntuzi ko Platin umugore waguma muhamagara amubwira ati ngwino hano niki aje no gutangira Platin ngo yaje aje kwiruka ngo avuye kwa Alliah kuru Reka nijoro saa sita za nijoro. Saa nijoro gukora iki kwa Alliah kuru? Amakuru mfite ko Platin ngo nabo mu bantu ngo bagira akadudu gato. Nanjye kubera ariko mfite ntabwo nagenda kugenda kureba bagenzi banje ngo kandi ntangire kuvuga ibintu nanjye ari uko nimerera, simba nshaka kugira kandi nawe niko ufite. Ngewe ni ruvuna batakana gaswera mama. Ese nkako kadudu uvuze uba warakamenye gute? Rwose hari umugore wambwiye ati Platin rwose afite imboro imeze nk'inkonje. Ngafite imboro imeze nk'inkonje nyine ngo nagakonje kameze gutya. Ibaze none konje kanye. Platin yarapayeho nabi. Urabona ko amaze kugenda agarura kabiri nyuma yaho atandukaniye n'umugore. Oya kadudu ka Platin kankareke nanjye ariko umuntu yamvugiye akadudu kuno nanjye mita mbabara. Buriya niba hari ikintu kibabaza kumvugira akadudu ngiye birambabaza cyane. Agaheri kanje bazo cyaba abantu bajya baza mu bubari uri kumva bakaza kutwongorera ibintu cyura kivuga ari igihe umuntu aza kukongorera ibintu mu kabari wajuje yoga akakongorera ibintu bidashira. Ibyo bivuga iki? Ndabyangiye n'ingeso ya mukuru wa ntuza wa Kenisoro Jarine agira iyo ngeso cyane kongorera ibintu. Ngewe ntabwo rikiri inshuti ye, naramubwira ati Jarine ntuzongere no kumvugisha kubera umuntu yarampamagara every Saturday nkagira munuza turimo turanywa turaho ngaho bya Rubina biraho n'ibyana byitwa bya Belinda ngira ngo urabizi bya bikorwa byiza manikiri nyama mu Alliah ukajya kubona Jarine umukuru wa ari mu nambwira ati ibi utu tugambo nizwo turimo turatuma Kenisoro turimo turatera Kenisoro ntuze flop. Ese Kenisoro abaye hatu buti sha yarakenye sha nigeze anakira reka. Yarakize wawe yaze muri Canada namuhaye amafaranga yamanukanye amafaranga namuhaye amafaranga buriya Kenisoro ukajya nkanga se cyane Canada yarafite nka $2. Kenisoro yamanukanye amafaranga menshi ku buryo ayakoze n'ubukwe. Yamanukanye nka 2. Kenisoro yamanukanye nk'ibihumbi 15 by'amadolari. Kenisoro yamwereye itabi. Oya Kenisoro ntataba ngo agenda gahambi. Kenisoro ashobora kuba ryinshi bisanzwe ariko ibidasanzwe nka ryinshi. Kenisoro ofete afite ukuntu anywa shoti imwe ya ntuza ya Hennessy akamera nkaho amwe y'ibiyobyabwenge byose byo kwisi akifunga. Ntabwo yifunga Kenisoro, ntabwo yifunga. Kenisoro ni icyo gikuri cyonyine uretse wowe. Utangiye kuvuga ngo ibintu ngo by'ibikuri kandi byaracitse ibyo bintu. Iyo ni discrimination. Igikuri cyonyine neme uretse wowe uvuye ku gikuri wowe ikindi gikuri neme. Bavuga ko Kenisoro ari ubana n'ubumuga bwo kudakura. Bwo kudakora iki? Bwo kudakura.
cyangwa se bw'ubugufi nyine, ariko ntabwo bakivuga ngo igikuri. Igikuri ni nk'uko wavuga igeto, ni byose ni ibitutsi. Kenisoro uretse wowe nicyo gikuri cyonyine zikiri kuru. Kenisoro ntabwo bamwita igikuri bro, kandi ndimo ndabigusubiriramo. Njye simo nshaka ko uzatuma nanjye abantu bagira ngo njya nkoresha mwene izo mvugo mukoresha zikomeye. Ubwo tuvuze ibikuri nawe uri igikuri gute utabidefanda? Basi ubumuga bwo gukora iki? Ufite ubumuga bwo kudakura. Ni ukuvuga ngo ababura amahormone amwe namwe. Ariko uziko hano hari ukuntu tugenda tukavuga ubuntu bw'ubugambo, nkabona nk'indirimbo uzi indirimbo baririmbye ngo bayishika bintu baririmbye ya Music Bruce de Face yitwa ngo bwe abona baratuvugaga kabisa. Ukazino uva umuntu ugacana live ukaza kuvuga abantu uvuga utugambo tudashinga tu. Ewe umuntu bita Kenike Shati mama atera imbere urayizo. Uramuzi Kenike Shati? Kenike Shati ndamuzi muri bwebwe bwirega arimo ni wo kubita vasi yanyu. Kenike Shati buriya kera yigeze kundirimba arimo arankatira. Arimo kugukatira. Arimo arankatira nyine ngo ngira amagambo n'ibiki kandi abizi ko nyagira. None namubwira namuhandi Kenike Shati buri uva wandirimbye gusa niryo kosa rya mbere ku isi wakoze. Uzakomeza uririmba indirimbo tuzumvire mu masalo de coiffure, tuzumvire mu maekuteri, ariko ntago zizigira zitwika nyine ngo zitwike cyane. Urumva waramuzimisha? Ndakubanira ariko abandi bana baje ndababanira. Ubu ni ubuzura cyabumva nge ngira ahantu ngenda nkajya gukandagira burya ngo nkwe nkabana nkabona uyu muntu azigumira hano mu masalo de coiffure, mu kurema amasoko y'inyama y'ibisimba gutyo. Ariko umuntu wazimije nemera ko yazimye wamuzimije noneho wamubaniye. Wa wundi wo kwa bamwita gute amaroni rwose ni ukuvuga ngo narazimije ndanafungirana. Umuhungu wanjye yibera muri firigo. Yibera muri firigo amaroni. Ariko noneho kumenya ko utamuzimije. Ibyo nabonye akavideo urimo uravuga ngo waramuzimije, ariko ibyo wavuze muri ako kavideo sibyo urimo uravuga ubu ngubu. Niba waravuze ngo icyo gihe ngo yakoraga mu mucyanga, ubu urimo uravuga ngo ari muri firigo, arimo akora iki ubu ngubu? Nibyo nakubwiraga. Amarona ibintu yikorera ubu ngubu nuko gusa arimo arikorera ibintu byo gushaka kwiristoringa, akongera agasubira gukorera Imana nk'uko yatangiye ari umudiventiste w'umunsi wa karindwi. Ariko amaroni we niwe njya numva bavuga ko yazize ibiyobyabwenge. Njya numva kuba amaroni yarazize ibiyobyabwenge ti ubinywa wenyine nawe urabinywa. Oya ako si itsura yanjye ubona yangu ibiyobyabwenge. Dumba ubusazi nigira mu gihe ubwanjye nongeremo ubw'ibiyobyabwenge nayoyoma cyane. Je suis umusazi bisanzwe, ariko none tuyekwa nkizemo ikibiyobyabwenge. Ongera uvuga ku gafaransa ngo tuyekwa ariko nonongeremo ikibiyobyabwenge. Je suis fou. Ushyizemo ibiyobyabwenge noneho wapaye. Abantu ku isi batajya bamenya ko tugendana ubusazi muri twebwe, ntabwo bajya babibyemera. Buri muntu wese ari yo kuba umusazi mu kuntu ukumva. Buri muntu wese niko Imana yaturemye, ahubwo ibisazi birarutana. Ari ababigira byihuse, ari ababigira noneho biri continuer, hari noneho n'abandi byabaye ngombwa ko bagendera. Ariko twese turabigira.
njyewe rero nari umusazi kera, ariko wa mugani bimwe mujya mumbwira ngo ndakuze, menya byaragabanu, menya ingufu zaragiye, gukura no gusahurwa. Ngo tuye fuwi hari abantu bemeranyije nawe ko tuye fu. N'ibyo urumva nk'uwo muntu ese yumva dese ngo mvuze ibintu bikomeye n'ibiki byose abibyaza umusaruro, ariko siziri mu byumva uri kumva. Noneho iyo ugiye kubyaza umusaruro ikintu nk'icyo ngicyo umuntu ubwe yarazi, nta nubwo ubu uri wa musazi wo kugira ngo ugume mu bantu mo gake bakorohere, uba ugomba guhita ujyanwa indera direct. Ejo bundi nari ndimo ndavuga ari ukuntu Kanzungu Nzusitira, urakazi Kanzungu? Nzungu uramuzi? Buki Nzungu uramuzi? Oregso yarimo iracika gurika. Aho yawe nirimo iracika. Njemeze neza. Ntabwo urimo urambona? Je, baraguhamagara. Urabona ko wa mugani connection ya Kasuku niyo ya fake. Nzungu uyu nguyu bita ngo discrimination. Ari umuntu waramumagara buri munsi atajya acika intege ndagaso. Ngewe bundi nimero zose zitari z'abakobwa nazikuye muri telefoni yanjye. Shaje nimero z'abakobwa ntazo ngira. Arongeye sinshobora kubaho ntafite nimero z'abakobwa 1000 muri contacts zanjye. Shaje abakobwa ntabwo nyakunda gutunga nimero zabo. Contacts zanjye zose ni abakobwa gusa. Ubwo gitunze nimero z'abakobwa 10 muri telefoni. Ngo mu cyumweru nibura ngo na amadolari 500 agiye kugenda. Urabinyibukije mwana. Niba hari umuntu abakobwa baririye amafaranga kuri ino sindimo. Ukuvuga ngo abakobwa 10 umwe ahita akubwira ati noneho giye imihanga imfatiye Nyabugogo. Urumva undi nagahita akubwira ati nanjye mfatiye i Remera. Noneho kubera ko uzi ko ari ibintu biri emergency ugahita wohereza ibifaranga. Hari ukuntu umukobwa gutera shida ukabona nta kuntu wamwima. Manu umukobwa ashobora kugutera shida akakubwira ati, ashobora kukubwira nk'ikintu akakubwira ati ngo nagiye. Hari nk'umukobwa yampamagaye Kevin Kade yamusambanyije amujugunya hanze. Kevin Kade yaramusambanyije amujugunya hanze nka saa 9 za nijoro. Umukobwa itarampamagara arambwira ngo ndistaka ngo ndi hano ngo mbabarira ngo nyohereza ngo amafaranga. Ndabwiye tufite ikihe kibazo? Ati Kevin Kade yanzamanyije. Amafaranga uwo mwana byari ngombwa ko muha amafaranga nkishura n'amafaranga ya Kevin Kade yo kugira ngo namurege. Nk'icyo kibazo ayo mafaranga bagiye. Oya ngaho nyine faranga barigiye bunyibunyi. Abakobwa bagira indi system yo kuvuga ngo niwe muntu nizeye wenyine kandi afite abandi bantu bamunyura mu maguru. Rero icyo nicyo noneho uwo ni njyewe urimo uravuga njyewe. Abakobwa bagira system